Hussein nanjye njyemo niba nta shyari nta muhetsi urimo kandi banarimo yihangane uyu munsi n'uwakoko nasoma tugiye kuririmba indirimbo ebyiri. Indirimbo ya mbere yitwa Burundu, urumva nyine kuko n'uyumva nyine wumva kandi sa ndirimbo atangiye tworoherane sibyo uba amatwi yawe yimuriye kure kwigiye kuri sa Gire neza abantu bishimye induru hejuru. Thank you. Hari umuntu wavuze ko niba umugabo ari ibatemba umusore n'isoko, hari impamvu umuntu agira isoko nziza yo kuvuga ngo reka afate icyemezo cyiza n'iki ngiki turishimira. Umutima wanjye warabikutse
umutima wanje barabikuze sinama nawe ni burundu nawe ni burundu turakwitaba ijoro n'amanywa untegereje udakangwa n'imvura cyangwa se imbeho ibyo bituma gukunda cyane yakora icyo asabwa cyose kugira ngo utarira ugumira uwanjye nkatuza ukwanga n'ikintu ntashobora iwawe naranyuzwe hey baby wanyibagize iby'impundu zuzuye amarira uzajya ubona moshe baby ukababara ukamusoza intongana ndasaba n'abari hariya ko bakegera no magira ikintu navuga kuri Sami nk'amasaha 20 nta wundi ndi kubwira ndagira ngo mbwire umubyeyi wa Sami yaba papa wa Sami cyangwa mu Sami ndagira ngo ibintu wenda n'umwanya ntabwo wari ngombwa ko tubivugana nawe ko ari ikintu kiba kimaze mu mutima nyine Sami hashize nk'imyaka wenda banza ari 5 tumenyanye twamenyanye navuga ngo twese twari tukishakisha uruhande ndimo kuvugira team zanjye aba Giti Business Group ndetse na MIE navuga ngo Sami ndetse na Sita mushyiremo n'abantu nahuye nabo mu buzima bwanjye barabuhindura mu buryo nabo batazi kuko n'abantu like bafasha umuntu batitaye ku cyo afite azabaha n'abantu bafasha umuntu batitaye ku cyo nyuma azaba cyo wenda ngo bigire n'inyungu so ndabashimira cyane kuba mwarabatoje kumera gutya so ndagira ngo dutaramane DJ man we pull up man everybody say, Amina second. Cool down, so fun, mommy second. No lie, it's so
Let me say that Nashima Donai, Nashima Donai. Mudufashe kabisa indirimbo ebyiri zirabaye wenda turaza gukomeza. Let's go.
so mu bandi bino bicare akira mu mutima afunga na kare uvuze n'ababishimira amakare ngiye kumwandika sinabona amakare ubitoza ubusabana niwe mureka mu Rwanda ararwara zarunyanga utokoka barushimuranga uteka amatwi uko mubazana Thank you.